abantu barihariye, abantu bemeye ubutumwa bwiza barabugarukiye, bubashye ijambo ryayo barishyize mu buryo, bararyubashye. Umva icyo Uwiteka abaporomisinga, umva icyo Imana ivugana nawe, Mwuka wa Yesu icyo avugana nawe. Ndabaramukije bakundwa bene data, nshuti za Pastor Steven TV, mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, cyane nshuhuje abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu, ndetse n'uturere dutandukanye turi muri iki gihugu. Ndagira ngo munyemerere mbaramutse kandi mbahe ikaze mu isaha y'igitangaza cy'ijambo ry'Imana. Ni jyewe kuri wowe undebye bwa mbere, nitwa Pastor Steven nk'ibisanzwe, mumaze kumenyera mutari bakeya kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Ndagira ngo rero muri aka kanya tutabatindiye, turagira ngo tubanze tubashimire uruhare rwanyu mwese mutandukanye, abari muri Amerika, mu bihugu bitandukanye. Sinabirondora ngo mbone umwanya wo kubwiriza, ariko ndagira ngo mfate uwo mwanya mbashimire uburyo mugaragaza, mukora subscribe, mukora like kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Nimukirengagize, urwo ni uruhare rwanyu kugira ngo ubutumwa bwiza mudufashe busakare bugere kuri benshi. Wari umwanya wo kubashimira, mbashimira ko inyigisho zose zitandukanye z'abavugabutumwa batambukije mwarakoze kuzikurikirana. Ndagira ngo rero mbahe ikaze, twinjirane mu ijambo ry'igitangaza rifite umutwe w'amagambo ugira uti garukira Imana. Garukira Imana igihe ni iki? Garukira Imana igihe ni iki? Icyejo si icyanjye nawe, kugarukira Imana ni iki gihe turimo. Mana we, reka dusenge twinjire muri uwo mwanya. Mana, turagushimiye ko wera, urakiranuka. Ijambo ryawe ntago turisengera, ijambo ryawe rirera nk'uko wera. Ngwino utwambike imbaraga dushobore kubakanwa, maze usohorezemo umuriro w'ivugabutumwa w'ijambo ryawe, rifashe imitima y'abantu benshi bagiye kudukurikirana, maze iri jambo rikore ku myumvire, ku mutima buri muntu wese. Yumve Mwuka wera rikoreremo, maze buri muntu wese mu mutima we yumve ko umuhamagarira kukugarukira, kugira ngo asarure umugisha wamusezeranyije, mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa bene data, indege y'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi irahagurukira. Ndabwira umwana wanjye Kembabazi ari hano, ndagira ngo aze kumfasha tuvugane ubutumwa, adusomera ibyanditswe. Uyu munsi maze iminsi musomera, ariko uyu munsi nanjye aramfasha. Yoweri, tujyane mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ibice bizaho ni 2, dusome imirongo ni 2 gusa, umurongo wa 12 n'uwa 13. Hanyuma noneho aze kunsimbukira nibigeraho biri ngombwa, amaze kugira aze kunza umurongo wa 19. Ariko ubwo ndabwira wowe ngo uyijagajage Bibiliya, ushatse wahera ku murongo wa mbere, ariko hano ndagira ngo mfatikanye namwe kuko mfite byinshi byo kubabwira, ariko ndagira ngo ngende nsamarayizinga, ningira ibyo simbuka muze kunyihanganira. Abavuga butumwa nuko tumera, ushobora kutaza kuguha byose nk'uko ndibikubwiye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo dufatikanye kwigira hamwe, kumva icyo Umwuka w'Imana avugana natwe muri iki cyanditswe cyo muri Yoweri 2 umurongo wa 12. Reka rero nk'uko twamaze gusenga, adufashe kugira kudusomera ijambo ry'Imana. Noneho umutwe w'amagambo mwawumvishije uragira uti garukira Imana igihe ni iki? Garukira Imana igihe ki? Reka twumve rero icyo Umwuka wa Yesu avugira muri uyu murongo, twumve ko Imana ihamagarira abantu kuyigarukira. Dusomera. Imana iguhe umugisha. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Yego. Mwiyirize ubusa, murire muboroge. Yes. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke gutanyura imyenda yanyu. Muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Imana iguhe umugisha. Twagira ngo duhe umurongo gusa abadukurikirana bisomere,
dushobora kutaza gusoma akarongo ku kandi, ariko ndagira ngo mbwire abantu mutureba mwese mudukurikiranye, ndagira ngo ngubwire ngo ingingo ya mbere ugomba kumvamo muri iyi nsanganyamatsiko naguhaye, ni ingingo ya mbere ugomba kwandika mu gatabo kawe, nigira iti Imana igihereza amahirwe, igitanga amahirwe ya kabiri. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Sindi bujye mu mateka y'ibya impamvu ya bino, nuko igihugu cya Yuda cyari cyaramaze kuzimagizwa n'inzige, cyari igihe cy'amapfa, hari igihe cy'ibibazo byatewe n'iki, cyari ikibazo cy'aho abantu abaturage bateye Imana umugongo, bagarukira ibigirwamana bariyonona. Inzige ziratera, here mu gice cya inzige ziratera, igihugu kirarumbya. Kimaze kurumbya, isi ihura n'akaga. Izo ngaruka ni izo ngaruka z'ibyaha. Ingaruka z'ibyaha zimisha abantu mu gishuturuka ku Mana. Ingaruka z'ibyaha zitwicira amahirwe. Iyo wahisemo inzira mbi, ingaruka zabyo ni urupfu. Ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho no kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Reka ngaruke ku cyo natangiriyeho ngusezeranya nkubwira ngo garukira Imana igihe niki. Ndakubwirira mu ngingo ya mbere, nkubwira ngo Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Oh my goodness. Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya mbere yawe ushobora kuba warakijijwe nabi, ugahura n'ibisitaza, ugahura n'ibigukurura, ugahura na rukuruzu, ugahura n'ibigukwega, ugahura n'ibigusubiza mu buzima busa no kuzimira mu maso y'Imana. Ariko Imana n'aya magingo ntabwo igihamagara abatuye mu gihugu cya Yuda, ntabwo igihamagara abo mu gihe cya kera, irahamagara abo mu gihe muri iki kinyejana cya 21, irahamagara Abanyarwanda, abumva ururimi rwose rwumva rw'ikinyarwanda. Wowe wiyumva muri iki gika cy'ibyo turi mu kuvuga, umva umwuka w'Imana aravugana nawe. Umwuka wa Yesu arakubwira ngo garukiraho aho wari ugeze, hindukiza umutima, hindukiza ubwenge bwawe, garukira Imana iraguhamagara. Ndafashijwe cyane. Garukira Imana iraguhamagara mukundwa. Kwihana ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gukira ni nonaha, gusubizwa ubuzima ni nonaha. Mwibuke aho twatangiriye tubaza abatumirwa, tubahereza insanganyamatsiko igira iti nica abantu bari mu gutakaza. Nica abantu bari mu gutakaza. Ndabashimira ko babitanze ibitekerezo bitandukanye, ariko kuri uyu munsi usoreza icyumweru cyacu, ndagira ngo mvugane nawe. Umwuka wa Yesu aravugana nawe muri iki cyanditswe, arakubwira ngo garukira Imana igihe ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo kwihana ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gusubizwa ubuzima ni nonaha, guhabwa umugisha ni nonaha. Ni ukugira ngo wongere wandikwe. Hari igihe amazina yaba twandikisha mu murenge, mu gitabo cy'irangamimerere igihe tubyaye, hari igihe tunasubirayo tukongera tukajya kwandikisha abana bacu. Hari igihe izina ry'umwana baryandika nabi, hari igihe bakubwira bati muri sisiteme amazina y'umwana yavuyemo, bikaba ngombwa ko umubyeyi usubizayo umwana ukajya kumwandikisha kugira ngo azakure agenerwa ibihabwa umunyagihugu wese. Hari igihe iyi si idukura mu buzima bwo kubonwa n'Imana. Hari igihe ubuzima bw'isi bugoranye budukura bitewe n'ibyo imitima yacu yararikiye yakurikiye, bigatuma Imana itakitubona. Ariko bishatse kuvuga ngo ntabwo imbabazi z'Imana zijya zihagarara. Ntabwo imbabazi z'Imana ku munyabyaha zijya zikama. Niyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo ubuzima bwawe butarimbuka. Niyo mpamvu n'uyu munsi Yesu aracyashanganyije ibiganza. Yesu aracyahamagara abatuye isi, aravuga ngo yemwe abarindagiye mukagenda mukazimira, mpagaze hagati y'ijuru n'isi ndacyahamagara. Umwuka wera niyo mpamvu akiri ku isi akiyoboye itorero. Mwuka wera aracyahamagara abagomeye Imana bakayita, abakurikiye imico y'abasekuruza, abakurikiye kuraguza no guterekera, abasubiye inyuma, ab'isi yakweze. Umwuka wera aracyahamagara. Mwuka wera
ndafashijwe cyane. Umwuka wera aracyahamagara. Imana irakubwira ngo garuka ndacyafite ibiganza bikwakira. Garuka, igitabo cy'ubugingo kibumburwe ku bwawe, amazina yawe yongere yandikwe mukundwa, amazina yawe yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye rero, si ngombwa yuko ugarukira Imana yuko wagezweho n'ingaruka z'amahitamo yawe mabi. Si ngombwa yuko urumogi rubanza kukuzimagiza ngo rubanze rukwice rukuboze uzabone kugarukira Imana. No, aho uhagaze aho ngaho, subiza umutima inyuma, garuza ubwenge, wumva ijwi rya Yesu riraguhamagara. Ijwi rya Yesu riraguhamagara. Nawe muntu wasubiye mu ntege nkeya, Yesu aragukomeza. Yesu arakubwira ngo garuka, ngutegeye amaboko, niteguye kukwakira. Hari umugani, umwana w'ikirara muri Bibiliya, mujya mumva mu gitabo cya Luka. Imana isaha yose, igihe cyose, Imana ihora isanzuye amaboko yayo, yiteguye kwakira umuntu wese uyigana. Ndenda kukubwira iki hano? Mu ngingo ya mbere, haracyari amahirwe ya kabiri. Oh my God. Haracyari amahirwe ya kabiri. Haracyari amahirwe ya kabiri. Ntabwo urashyirwaho akadomo. Haracyari amahirwe ya kabiri. Yesu araguhamagara. Umwuka wa Yesu araguhamagara hano. Ntabwo hahamagarwa abatuye mu gihugu cya Yuda, harahamagarwa abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, harahamagarwa abatuye mu karere ka Kicukiro, harahamagarwa abatuye mu mujyi wa Kigali, harahamagarwa abatuye mu karere ka Nyarugenge, harahamagarwa abatuye mu karere ka Gasabo, harahamagarwa abatuye mu ntara y'Uburasirazuba, harahamagarwa abatuye mu ntara z'igihugu ku isi hose. Abumva ururimi mvuga murahamagarwa n'Umwuka Wera. Mugarukire Imana, mukunde, mubone ubuzima bw'iteka ryose. Mwihane, mwakire ubutumwa bwiza. Ndafashijwe data we. Mwihane, mwemere ubutumwa bwiza. Umwami Yesu arabahamagara. Nshuti yanjye, Umwami Yesu arabahamagara. Abafitiye imbabazi nyinshi, kuko imbabazi zayo zitabura iteka ryose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haracyari amahirwe ya kabiri. Nuyapfusha ubusa, Imana iracyaguha amahirwe ya kabiri. Wirindira kugerwaho n'ingaruka z'amahitamo yawe mabi. Haracyari amahirwe ya kabiri. Nshuti yanjye, nuwemere n'ugomera Umwuka Wera, haracyari amahirwe ya kabiri. Imana iguha umugisha cyane. Niba uri mu kunyumva, uhabwe umugisha. Haracyari amahirwe ya kabiri. Haleluya. Imana ntabwo igihita ifata umwanzuro wo guhita irangiza umuntu burundu. Imana niyo mpamvu ivuga ngo ku minsi yo kujijwa kwawe ndayirengagiza kugira ngo abantu bose bihane bakira agakiza. Kuko Imana ibikeneye ko abantu bose bihana. Mu minsi yawe yo kujijwa, Imana ijya yirengagiza kugira ngo ikugeze ku munsi nk'uyu mbonaho, kugira ngo wihane wakira agakiza, wakire Yesu, we gucirwaho iteka, ubone ubugingo bw'iteka. Rero garukira Imana, igihe ni iki ngiki. Nuninire, nwicira amatwi ya kwanga kumvira ubutumwa bwiza. Emera ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana burakwegereje. Imana iguha imigisha n'amahoro. Haracyari amahirwe ya kabiri yo kwihana. Haleluya. Haracyari amahirwe ya kabiri, nshuti yanjye. Haracyari amahirwe ya kabiri, kandi ni nonaha ubu turi mu kuvugana. Icya kabiri nshaka kugira ngo mvugeho. Icya kabiri, kwihana bitangirira mu mutima. Kwihana bitangirira mu mutima. Mu mutima, iyo turebye akarongo ka 13 karavuga ngo iki, mukozi w'Imana wasomeye karongo ka 13, ongera ugasubiremo. Kwihana bitangirira mu mutima. Ingingo ya kabiri, kwihana bitangirira mu mutima. Ndagira ngo adufashe, yongere adusubiremo tubyumve. Haravuga ngo imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe. Imana igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi. Amen. Kandi irekereraho, ahandi bazikomereza. Amen. So ingingo ya kabiri, kwihana nyakuri bitangirira mu mutima. Kubera iki Imana ishakisha mu mutima wacu? Umutima
niwe udrivinga ibigize ibice by'ubuzima bw'umuntu. Umutima niwe ugize umuntu. Amen. Niyo mpamvu umutima niwo zingiro ry'aho ubuzima bw'umuntu bushingiye. Niyo mpamvu umutima wasimbuye ubuturo bwa kera. Uyu munsi imitima yacu niyo buturo bwera, niyo buturo bwera bwasimbuye ubw'ahambere mu isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero imitima yacu niyo umwuka wera akorera. Yes, ni imitima yacu niyo buturo bwera bwaho Imana isabana natwe, bwaho Imana isaba ngo muvanemo mwihane, mwunyuguze umwanda muwukuremo kugira ngo mboneho nura muri mwebwe. Yesu yigize abipfa n'abantu, aravuga ngo ingunzu n'ibiguruka byifiteho birambika imisaya, ngo ariko umwana w'umuntu ntafite aho aryamisha umusaya we. Ni ukuvuga ngo umutima wawe wuzuyemo ingeso mbi, wuzuyemo ubwicanyi, wuzuyemo ishyari, wuzuyemo igomwa, ntabwo Yesu yaryamamo. Icyo abanza kugusaba ni iki? Arakomanga ku rugi rw'umutima wawe, arakubwira ngo kingura, pfukama, ihana. Umutima wawe ubanza ukuburwe, ukorerwe dressing na mwuka wera. Mwuka wera abanza gutunganya, gutegure kugira ngo abone haba aba mu mutima wejejwe. Umutima wejwe n'ijambo ry'Imana, umutima watunganyijwe, umutima wateguwe, uwo niwe Yesu akoreramo, niwe Yesu ayoboreramo, niwe Yesu azaniramo iterambere. Umuntu akagenda ahinduka ku kigero gishyitse, ku kigero kigaragaza impinduka zishimishije zivuga ngo uyu muntu ni umukristo nyakuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Icya gatatu nagira ngo mvuge ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu rero, imbabazi z'Imana ziruta ibyaha uri mu gukora. Nagira ngo nshingire aho ngaho njye mu Baroma 3:23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero intego y'icyazanye Yesu, imbabazi za Yesu, iyo tuzirebeye muri Yohana 3:16 tuhasanga umurongo mwiza cyane uzwi n'abantu benshi uvuga ngo koko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo umwe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa iki? Ubugingo buhoraho. Umva intego y'icyazanye Yesu. Ntago yaje ku isi guciraho iteka abatuye isi, ngo Yesu yaziye ku isi kugira ngo abatuye iyi si, abarebare n'abagufi, abirabura n'abazungu, amoko atandukanye, bazakizwe no kumwizera, baba n'ubugingo bw'iteka, bakizwe ikimwaro cy'iteka ryose. Bafashijwe. Imana ishimwe. Haleluya. Kugira ngo bakizwe ikimwaro cy'iteka. Iyo mbyumvishije nkabimenya mitanerera Sariyuta umwami wanjye wancunguye, wamvanye iyo kure mu mwijima wa ndindindi, mwibuka ko nzabana nawe by'iteka ryose, bima kwihanganira imibabaro n'ibigeragezo ndi mu kunyuramo. Ngavuga ngo hirya ya hano hari icyo Yesu yankoreye kiruta ibyo nkeneye hano ku isi, kizatuma mbana nawe by'iteka ryose. Icyo shaka kukubwira ni iki? Ni ikikubwira ngo imbabazi z'Imana, ndafashijwe, imbabazi z'Imana ziruta ibyaha wakoze. Imana imbabazi zayo zitaruta ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo Yesu yari kuza. Yesu ntabwo yari kuza. Yari kuzanwa n'iki? Imbabazi zayo ziruta ibyaha wakoze. Niwongere guheranwa n'ipfunwe, niwongere kwibona nk'utababarirwa, niwongere kwibona nk'uwanazwe n'Imana, niwongere kwibona nk'utajya mu bantu. Yesu yaraje kugira ngo akumareho ipfunwe ryose ryo mu mutima. Yesu yaraje kugira ngo agusubiranye agaciro umwanzi yakwambuye, akurinde ikimwaro no gukorwa n'isoni. Imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha wakoze. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha wakoze. Niwongere kwinangira, niwongere kwibona nk'utakiri muzima. Hari abantu bagendera mu buzima bwo gupfa. Hari abantu umwanzi yamaze gukonveka ko iyi si badakwiriye no kuyibaho. Aho niho duhera tubona abantu biyahura, aho niho tubona abantu bifatira imyanzuro itari myiza, aho niho turebera abana b'abakobwa bakundwa n'abahungu bakaza kubanegirija, bakaza kubatakariza icyizere. Abahungu badakijijwe, abantu batazi Imana, ntacyo umutima wabo Satani atawukoreramo. Niyo mpamvu tubona abantu bagira batya akibuka ibihe yatakaje ku musore, yibuka ibihe yatakaje ku mukobwa, barangiza ubugome bukapanyirwa, umuntu agatakaza akiyambura ubuzima
ubuzima. Aho niho tuboneye amazina y'inkunda amahoro, aho niho tuboneye za kwaba makuza, aho niho twaboneye ibintu bitandukanye. Ibyo mvuga ntabwo mbihimba, ni inkuru zabaye zarabaye. Aho umuntu avuga ngo ndiyahuye kubera ko uriya musore yanyanze, jewe niyetse ubuzima kubera ko umugore wanjye yanciye inyuma. Ibyo ni ibiki? Haleluya, ndafashijwe. Ntabwo icyo ngicyo gikwiriye kukumvisha ko ubuzima bwawe ni impano wagabiwe n'Imana. Kuba umuntu atagukunda yagukunda ntabwo bikwiriye kugukonveka ngo bikurwaze indwara yaho Satani yicara mu mutima wawe ngakumvishe ko ubuzima bwawe ukwiriye kuburangiza kubera ko umuntu atagukunze. Nagira ngo nkuzanire inkuru nziza ikubwira ngo imbabazi za Yesu ziruta ibyaha wakoze. Imbabazi za Yesu ko musaraba yagaragaje muri benshi wari urimo. Imbabazi za Yesu iyo nzibutse nkibuka aho yanaruye mvana, uyu munsi nkaba mfite agaciro kuzurijwe muri we. Uyu munsi nkaba nitwa umukiranutsi muri Yesu. Nibuka imbabazi za Yesu nkavuga ngo Satani naho wanyishima hejuru, ntabwo nzakomeza kuba nk'uko bishaka. Hari umugabo wamaye imbabazi, uyu munsi yamazeho. Satani naho wambona ni inkovu z'ibyaha nakoze, ariko ntabwo mfite ipfunwe namba. Hari umugabo wishyuriye ibyanjye, uyu munsi ndidegembya kubw'amahoro nkura muri we. Ntabwo nkorwa n'isoni, ntabwo mfite ipfunwe. Kubera iki? Uwanyoye amaraso, urukundo rwe, imbabazi ze yangiriye nizo zituma ndwana nemye, nizo zituma nemera ko nitwa umwana w'Imana, nizo zituma agaciro kanjye nkabonera muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha wakoze. Emera ubutumwa bwiza, wihane ni nonaha. Emera ubwami bw'Imana burakwegereye. Niwongere kurwana n'umutima, nurwana n'amateka yaho wasize inyuma, nurwane n'inyuma yawe. Humura, Yesu aragukunda. Shitse umutima mu nda, Yesu aragukunda. 2026 uko kwezi kwa karindwi, Yesu agusanganyirije amaboko, agufitiye impuhwe n'imbabazi. Ibyahishuwe 2:20 haravuga ngo mpagaze ku rugi rw'umutima wawe, ninkomanga niwinangira umutima, kingura nze ninjira iwawe kugira ngo mbane nawe. Nshuti yanjye, imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha wakoze. Garukira, Yesu arakugirira imbabazi. Kubera iki? Afite impuhwe nyinshi ziruta iz'umwanzi, biruta impuhwe ze ziraruta urwango umwanzi yakweretse. Iyi si yarakwanze, ngwino Yesu aragukunda. Iyi si yarakwanze, abantu baraguhemukiye, barakureba bakakubonamo agaciro gake. Uri agaciro koko, waremwe mu shusho y'Imana. Niwongere niwo umara kumva ubutumwa bwiza ngubwirije bw'uyu munsi busoreza iminsi 7, niwongere kwibona nk'udafite ubugingo, niwongere kwibona utazabana n'abantu ufite. Reka nkubwire, Bibiliya iravuga mu musozi, haravuga ngo yewe Betelehemu ni muri Matayo ibice 2. Havuga ngo yewe Betelehemu, ngo nubwo uri mutoya mu misozi ya Yuda nubwo uri mutoya mu misozi ya Yuda, ariko muri wowe niho hazaturuka umwami uzaragira ubwoko bwanjye. Natangaye. Nubwo uri muto mu bakobwa bafite uburanga butandukanye, nubwo uri mutoya mu basore bubatse amateka muri iki gihugu, nubwo uri mutoya, kuba uri muto nibisobanuye ko umugambi w'Imana utagendana nawe. Nubwo uri mutoya nibisobanuye ko Yesu atagufiteho viziyo. Yesu afite umugambi muremure wagutse ku buzima bwawe. Nubwo uri mutoya, ariko muri wowe ufite icyo uzavamo. Akira ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Umva guhumurirwa, umva kwakira ihumure ry'Imana. Imana iguha umugisha. Ndihuta cyane. Imbabazi z'Imana, icyo cyari cya gatatu. Imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha wakoze. Icya kane, kugarukira Imana ni inshingano y'abatuye isi. Kugarukira Imana ni inshingano y'abari hano ku isi. Kugarukira Imana, dusomera akarongo ka 15, umurongo wa 16, aravuga ngo iki? Akarongo ka 15 n'umurongo wa 16. Biravuba iminota irangi busata burenge. Rama saka yarababasenderebo. Muri iki gitabo cya Yoeli. Aho niho turagera tuvanamo utuntu tw'ingenzi. Muvugiriza impanda Siyoni. Ndavugiriza impanda kuri uyu muyoboro wa YouTube. Mutegeke kwiyiriza ubusa. Mutegekere kwiyiriza ubusa ibihe byari bikakaye. Mugira iteraniro ryera. Muteranye abantu. Murongo wa 16.
mwezi iteraniro muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni yarongorewemo n'uwarayakoze ubukwe. Imana iguha umugisha cyane. Rero ingingo ya kane Imana ihimbazwe cyane. Ingingo ya kane, kugarukira Imana ni inshingano ya buri muntu wese waremwe mu shusho y'Imana uri hano ku isi. Imana irahamagarira abantu kuyigarukira, irahamagarira abantu bose kugira umutima uciye bugufi. Nubwo iki gihugu cyari gifite amage n'ibihe bikomeye, ibyago byabasunikiraga ko igisubizo bakeneye kugira ngo igihugu cyongere gihabwe ihumure, bagombaga kukibona ari uko bagarukira umuremyi wabo bari baracumuye ku Mana. Niyo mpamvu byari itegeko. Mwuka Wera yarahamagaraga aravuga ngo mwese n'abaraye bakoze ubukwe, umwana, umutambyi n'ukomeye, abantu bose nibiyiriza ubusa bakubite hasi ibipfukamiro, abantu bose bihane kwihana kuzuye kugira ngo Imana yongere bagarure umugisha bari baratakaje, Imana igihugu yongere ikigirira ibambe. Imana irahamagara abantu kuyigarukira. Banyarwandakazi mwese abatubona, abumva ibingibi ukabikeresa n'akazi kawe, Imana iraguhamagarira kuyigarukira. We ku giti cyawe wowe uzanyumva, Imana iraguhamagara kuyigarukira. Impamvu mukubwira ngo Imana iraguhamagara kongera kwihana byuzuye, nuko uyu munsi ibi tuvugwa bitakivugwa. Abantu bashaka kuvuga, isi idusunikira kuvuga ibigendanye n'ibyo ishaka, ariko bihabanye n'umugambi w'Imana. Imana iteka ryose iyo abantu bacumuye bakavudukanwa n'umuvuduko w'iterambere, abantu bakavudukana n'isi nuko yirukanka, abantu batera Imana umugongo, ibyaha bikiyongera, ibicumuro bikaba byinshi, hanyuma ugasanga imitima y'abantu yarakakaye, ubukene buriyongera, ibyago ni byinshi, ubushomeri bukiyongera, ibyorezo bikaza. Ibyo byose bizanwa n'iki? Bizanwa n'umutima w'umwana w'umuntu wagomeye Imana. Ibyago bikaza, umutima w'umwana w'umuntu wagomeye Imana. So rero Imana imbabazi zayo koko zitarangira n'iziteka ryose, irahamagarira abatuye mu gihugu cya Yuda, irahamagara abatuye igihugu kongera kuyigarukira, abatambyi n'abakozi, abana nabo, abantu bose bafata ibihe byo kwiriza kubera amage bari barimo, kugira ngo Imana yongere yumve umubavu wo gusenga kwabo, irebe umutima wo kwihana kwabo, kugira ngo igihugu yongere ikivubirire imvura y'umugisha. Abaturage bongere bahinge, imvura zigwe, ubwatsi bumere, inka zibone ubwatsi, amata aboneke, imirima yeze imyaka. Haleluya! Kubera imitima yabo yagarukiye Imana, igihugu cyongeye guhabwa umugisha n'Uwiteka. Ngibyo ngurwo urufatiro ruzana ububyutse n'urwo nuko abantu bemera ubutumwa bwiza, bakemera ijambo ry'Imana, bagatsindwa naryo, bagahinda umushitsi, barangiza bagapfukama, kubera ko kwihana n'urugi rw'ububyutse. Kwihana n'urugi rukingura umutima, umuntu akagira ububyutse bitangiriye muri we, hanyuma bigafata n'abandi, bizaba mu bantu benshi, byaba mu gihugu, bityo ububyutse bugatangira. Nta bubyutse bushobora kubaho hatabayeho igihugu cyihana, itoro ritihannye. Abantu iyo batihana muzabiririmba, mwongere mubiririmbe, ntibizigira bisohora nihatabaho kwihana kuzuye ngo abantu bave mu byaha, bave mu ngeso mbi, mubitegereze mubirimbe, ntibizasohora. Ariko abantu nibagira umutima wo kubaha ubutumwa bwiza, bakihana, ijambo ry'Imana ry'ukuri rikigishwa, ububyutse buzasohora. Icyo Imana yavuze kizatangira kuri jye nawe, hanyuma iki gihugu gikongeza Afurika. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, Imana yaduhamagarira kwihana byuzuye, kuko idufitiye impuhwe n'imbabazi. Imana ibaho umugisha cyane. Rero hano inshingano, kugarukira Imana ni inshingano y'abatuye isi bose. Imana ibaho umugisha cyane, ni inshingano ya buri muntu wese, ukomeye n'uworoheje. Imana irabahamagarira kwihana kugira ngo mwemere ubutumwa bwiza, kuko ubwami bw'Imana bubegereje. Imana iguha umugisha cyane. Icya gatanu ngaruka ku musozo, ngarukira ku musozo, iyo abantu bagarukiye Imana, tumaze kwihana, tumaze gukora ibintu byose, ubwo ndiyo ndasamarayizinga, naretse ibintu byinshi, navudutse kweri, navudutse nirukanse. Rero icya gatanu,
iyo abantu bamaze kwihana, iyo abantu bagize umutima wemera ubutumwa bwiza bagatsindwa nabwo bakihana bakagaruka, dore ikintu Imana ibagarukira. Somera umurongo wa 19, umurongo wa 19. Abantu bamaze kwihana Imana yabagiriye imbabazi, bemeye ubutumwa bwiza, bihannye, Imana ihita ikuraho igihano cyakakaje igihugu. Imana ikuraho ibyago, ikuraho ibihano, ikagarura umugisha. Imana ihimbazwe cyane. Imana, iyo abantu bamaze kugarukira Imana, Imana igarura umugisha wabo wari warirukanwe n'ibyaha bakora. Wari waragomereye imigomero y'umugisha ku gihugu no kubatuye igihugu. Iyo abantu bagarukiye Imana, Imana igarura umugisha wari warirukanwe n'ibyaha. Mwari muzi ko ibyaha byirukana Imana? Yes. Ariko iyo twabitakaje binyuze mu umugisha wacu uratugarukira, twongera kuyoborwa n'Imana. Musomera twumve inshuti yanyu umurongo wa 18. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati, So Uwiteka asubiza ubwoko bwe, Uwiteka asubiza Abanyarwanda, Uwiteka asubiza Abanyafurika, Uwiteka asubiza abemeye ubutumwa bwiza bagatsindwa nabwo, Uwiteka asubiza ubwoko bwe, asubiza Abanyafurika. Tubishyire muri iyo lenge kugira ngo abantu babyumve. Abantu barihariye, abantu bemeye ubutumwa bwiza barabugarukiye, bubashye ijambo ryayo barishyize mu buryo, bararyubashye. Umva icyo Uwiteka abapromisinga, umva icyo Imana ivugana nawe, Mwuka wa Yesu icyo avugana nawe. Dore ngiye kuboherereza ingano. Dore Uwiteka agiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo, bibahaze kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Imana igumugisha cyane. Imana hano ndasoza nguhamagara kuri ingingo ivuga ngo iyo wagarukiye Imana ikugarura umugisha. Iyo wagarukiye Imana wamaze kwihana, Imana ikugarura umugisha wirukanwe n'ibyaha. Amen. Nukuvuga ngo rero ndagira ngo isengesho ryanjye nawe muri uyu munsi, isengesho ryanjye nawe ryo kuvuga ngo Mana maze kwihana byuzuye, nsubiza umugisha wanjye nari natakaje. Ahangaha Imana irababwira ngo abana bato n'impinja, abakuru n'abakomeye, igihugu kirije ubusa. Murabyibuka Yona yanga gutumwa i Nineve, habayeho umwami w'icyo gihe, abantu ngo umwami ategeka ko buri muntu wese yihana mu minsi 40. Habaho amasengesho y'ikubagaho, abantu barihana. Hari igihe kitoroshye, abantu barihana, Imana yunamura igihugu. Imana yunamura igihugu, my dear. Ngubwo ubyutse ngibye Imana ishaka, ibindi tuva muri diplomasi y'ibinyoma iraho ngaye abantu birirwa bigira gutya, biraho bitaza n'umusaruro, umwaka ugahora ujya mu wundi, umwaka ugahora ujya mu wundi, ibintu tubiririmba bitavamo igisubizo gikwiriye. Nihabeho kwemera gutsindwa n'ubutumwa bwiza, mwihane nonaha bikorwa ubu. Igihe cy'ejo bundi ntabwo ari cyawe. Dukeneye kwakira umusaruro uvuye mu kwihana kuzuye. Dukeneye kwakira umusaruro uvuye mu kugarukira Imana byuzuye. Torero ry'Imana mwese abadukurikirana, kwihana ni nonaha, gukira ni nonaha, gusubizwa umugisha wawe ni nonaha, wirukanwe n'ingeso mbi n'imiterere yawe, Imana igusubiza umugisha. Kubera iki? Imana igumanira abantu imbabazi kugeza ku bana n'abuzukuruza babo. Muri Kristo Yesu, Imana iteka ryose iyo bayigarukiye, imbabazi zayo ntabwo izigukuraho. Kubera iki? Imibyimba ye n'inkoni yakubiswe nibyo byonyine idukirisha kugira ngo twongere tubone agaciro kuzurijwe muri we. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu hano rero bamaze kwihana, bamaze gufata umwanzuro usa n'uwikubagaho itegeko na kuka ryabaye. Imana yarebye kumaramaza ko batuye igihugu, abana abanyapolitiki, abanyedini, abantu bose batinya amage n'amashyi. Igihugu cyashyizeho amasengesho rusange hatitawe ngo ni idini runaka. Haleluya! Imana irabyitegereje, birayihumurira, iravuga ngo iby'inzige zangije, iby'igihugu cyapfushije, ngiye kohereza ingano, ngiye kohereza vino, ngiye kohereza amavuta. Haleluya! Umutima wakakaye watakaje amavuta, ndagira ngo gutangarize yuko uturi mu kwezi kwa 7, ukwezi kwa 8, kuno ukwezi ko gusubizwa ibyo wari watakaje.
ibyaha wakoze byatumye utakaza ubusabane bwawe n'Imana, ariko iki ni igihe cyo kongera gusanga Imana ikongera ikagusubiza amavuta agaragara. Iki ni igihe cyo kongera gusubizwa umugisha wuzuye. Kubera kugarukira Imana bidusubiza umugisha twari twaratakaje wirukanwe n'ibyaha. Nagira ngo nsoreze aho ngaho, mbashimire umwanya mwafashe mundeba munankurikirana mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kwihana bizana gusubizwamo amahoro twatakaje. Kwihana bizana ibyiringiro byuzuye mu buzima bwacu. Nagira ngo nkubwire ngo ibyiringiro, kwihangana, amahoro byose bizanwa n'umutima wihannye byuzuye, ukongera ukiyunga n'Imana. Hanyuma umugisha wawe wateganyirijwe ukaza ugaruwe nuko wagarukiye Imana mu buryo bwuzuye. Nshuti yanjye, bikore none. Subiramo aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none uzamuye ukuboko kw'indyo, misemo n'agato kandiho, niyaturije akanwa nijeje umutima kuri Umwami. Nari narakoze ibyaha binjyana kure y'amaso yawe, ariko maze kumva ubutumwa bwiza nkabwemera, misemo mfashe iki cyemezo cyo kwihana mfukamye, undeba n'amaso yawe. Uyu munsi ndakugarukiye, nawe unsubize umugisha wanjye wari waransezeranyije. Uyu munsi amazina yanjye sabye ko uyandukura mu gitabo cy'abarimbuka, uyandika mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none ndetse imigirire n'ingeso zanjye mbi misemo kukwakira nk'umucunguzi wanjye mu izina rya Yesu. Amen. Bless you. Imana ibaho umugisha. Nshuti zanjye bakundwa, reka ngusengere wowe ubyumva ukomeye n'uworoheje. Imana irahamagara twese kugira ngo abantu muyigarukire, mwemere ubutumwa bwiza, mwihane, kugira ngo iby'Imana yavuze itugarure umugisha wacu wirukanwe n'ibyaha byinshi gihe. Kwende tubone igihugu cyacu gikomeze gitere imbere, kigeze imyaka n'ibihumbi dutekanye. Kubera iki? Twagize umutima ugarukira Imana. Mana yanjye nkorera, sengera abakomeye n'aboroheje bose, abazahana ahantu ubutumwa bakabwumva. Mwuka wera uzabuherekeje ibimenyetso n'ibitanga, buri muntu wese uzamutsindire mu ruhande rwe, umuheshe kwihana byuzuye, kugira ngo asubirane umugisha w'ibyo umwanzi yamwambuye mu izina rya Yesu. Amen. Bless you. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda. Yari inyigisho isoreza iminsi 7. Mugira amahoro y'Imana. Shalom.